Nkuko uri kubibona nakira amafaranga 5000 kuri MTN Mobile Money yanjye ahwanye na USDT 3.47 bivuye kuri Binance yanjye. Uko wakura amafaranga kuri Binance ukayashyira kuri MTN Mobile Money. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakoresha ugafata amafaranga ufite kuri Binance ukayashyira kuri MTN Mobile Money nta kintu na gito yabigusabye. Video yabanje neretse uburyo wafungura Binance ukoresheje telefone yawe. None muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakora amafaranga kuri Binance uyashyira kuri MTN Mobile Money cyangwa bank yose ukoresha nta kintu na gito yabigusabye. Wabaragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, none bi video ukayirangiza urabufite bwo gukura amafaranga kuri Binance ukayashyira kuri MTN Mobile Money nta kintu na gito yabigusabye uretse kureba iyi video kugeza ku musozo. Turatize mu byinshi reka ngore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe niba utarayikana ari ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyane nyunganizi ubisiga bagiga muri comment ndahita ngusubiza. Rero kugira ngo ukore amafaranga kuri Binance uyashyire kuri MTN nta kintu uzakora uzafungura application yawe ya Binance. Mwibutsa ko application yawe ya Binance ugomba kuba ufite amafaranga. Urumva ntago wakora amafaranga kuri Binance utarigeze uyashyiraho cyangwa utarigeze uyakorera muri website runaka. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora uzahita ufungura app yawe ya Binance. Dore ngiyi nuko nguko bimeze muri telefone yawe uzayifungura. Dore ngiyi uzayikora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifunguza ateza gake ifunguke. Ikimara gufunguka n'ubundi hano hejuru uzahita usanga amafaranga ufite kuri Binance yawe. We nta kintu uzahita ukora uzahita ukora nanditse asset. Gusa ugifungura Binance ushobora kutabona asset ugasanga hano hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ugasanga asset ntago ari kuri Binance yawe. Rero kugira ngo ubone nta kintu uzahita ukora uzahita ukora kuri urungu butatu hejuru mu nguni. Ubu ngubu uri kubona uzabukoraho. Ukimara kubukora hano nanditse Binance right hano uri kubona hano munsi uzasanga we hari Binance Pro. We nta kintu uzahita ukora uzahita ukora kuri Binance Pro bite bicomoka nawe asset uzahita ubona kuri Binance yawe. Rero reka dukore back uko twegwe Binance Pro turayifite tuzahita dukora back gake dusubira inyuma. Tukimara gusubira inyuma tuzahita dukora no handitse asset hano uri kubabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugiye kuri table imeze kunguko. Nkuko uri kubibona hano hejuru hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urabona hari overview, hari spot, hari founding, hari na future. Rero kugira ngo ukure amafaranga kuri Binance uyashyire kuri MTN Mobile Money usabwa kuyafite hano hejuru hano handitse founding hano uri kuhabona. Twego urabona kuri founding dufite amadolari 2.9. Urumva na amafaranga make cyane. Rero tugiye gufata amafaranga dufite hano kuri spot hano uri kuhabona. Urabona dukoze nk'uko nguko urabona dufite amadolari 21. Tugiye kuyafata tuyashyira hano kuri founding. Tukimara kuyashyira kuri founding twite tuyabikuza agere kuri MTN Mobile Money yacu. Rero kugira ngo tubikore nta kintu tugiye gukora tugiye gufata izi coin dufite hano munsi. Urabona dufiteho BNB, dufiteho TRX, urabona dufiteho Shiba. Tugiye gufata imwe muri izi coin hanyuma tuyikonvertinga amadolari hanyuma twite tuyishyira hano kuri founding. Rero kugira ngo tubikore nta kintu tuzahita dukora no trend hano uri kuhabona tuzakora nk'uko nguko. Ukimara gukora nta kintu uzahita ubona uzahita ujya kuri table imeze kunguko. Nkuko uri kubibona hano hejuru hari convert, hari spot, hari imagine, hari peer to peer, hari na alpha nyine hari ibintu bigiye bitandukanye. Rero ukimara kugera kuri table imeze kunguko hano hari BNB ushobora kudasangamo BNB ugasanga indi coin itandukanye n'iyi ngiyi. We nta kintu uzahita ukora uzahita ukoramo nguko nguko. Ukimara gukoramo uzahita ushyiramo coin ushaka kuvunjisha cyangwa coin ushaka gukonvertinga. Twebwe rero tugiye gukonvertinga TRX. Dore ningi tuzahita tuyishyiramo nguko nguko. Tukimara kuyishyiramo nguko nguko hano haje BNB hano uri kuhabona naho tuzahita dukora nguko nguko. Tukimara gukora nguko nguko hano tugiye gushyiraho USDT. USDT genana ni dolari nyine amafaranga kugira ngo ave kuri Binance agomba kuba ari mu ma USDT. Tuzahita dushakamo hano USDT dore ngiyi uzayikoraho nguko nguko. Ukimara kuyikoraho nguko nguko nta kintu uzahita ukora no handitse Magis hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho TRX ufite kuri Binance yawe zizahita ziyandikamo zose nguko nguko. Udashaka kuzivunjisha zose ubwo uzashyiramo nyane ushaka gushyiramo 5 cyane ufite indi coin itandukanye na TRX bitewe na coin ufite kuri Binance yawe. Rero bikimara kumera nguko urabona ko TRX 9.9 zigara n'amadolari 2.8. Ukimara kubikora nguko nguko nta kintu uzahita ukora ngashi du fresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizaroding uzateza gake bibanze birodinge. Bikimara kuroding uzahita ukora nanditse confirm hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho nabwo bizaroding uzateza gake bibanze birodinge. Ukimara kuroding urabona ko TRX zacu tuze tuzihinduramo amadolari dukoze convert. Rero bikimara kumera nguko nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma uzahita ukora nanditse asset hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora kuri asset urabona hano kuri spot dukoze refresh nguko nguko. Twari dufite amadolari 22. Urabona dukoze refresh. Urabona n'uburi dukoze refresh ariko urabona tugiyeho n'amadolari 2.8 hano uri kuyabona hano handitse USDT hano uri kuyibona. Rero kugira ngo uyimure nta kintu uzahita ukora hano handitse founding hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse transfer hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ujya kuri table imeze kunguko. Nk'urugero urabona yo dukoze kuri kantu ushizeho du fresh. Urabona yo dukozeho hano
urabona spot wallet igiye munsi, founding igiye hejuru. Urabona none dukozeho nguko urabona spot wallet, urabona nabwo isijya hejuru, founding isijya munsi. Rero ibi bishatse kuvuga icyo ufite amafaranga kuri spot wallet ushaka kwajya kuri founding, ubirekera nguko ibyacu tubigize nguko. Hanyuma hano musane handitse TRX, hano uri kuhabona ushobora kuba udafiteho coin itandukanye na TRX, uhita ukoramo nguko ukimara gukoramo nguko uhita ubona coin nyinshi zigiye zitandukanye, nyine ugahitamo coin ushaka guhindura. Ubwo twebwe tugiye gushyiraho USDT, dore ngiyo uzayikora nguko. Ukimara kuyikora nguko, niba ushaka kwajyamo yose nta kintu uzahita ukora, uzahita ukorana wanditse Magis. Ubwo ushaka ushyiraho makiya nta kintu uzahita ukorana, uzahita ukoraho wandike nguko. Ariko twebwe ni yose tugiye gukora kuri Magis, hano uri kuhabona uzakora nguko. Urabona ko yose yise ajyamo nguko, nta kintu uzahita dukora, rero tuzahita dukorana wanditse confirm transfer, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora bizarodinga, bikimara kurodinga ngubu tuzaba tumaze kuyimura nguko, nta kintu tuzahita dukora, tuzahita dukora hano wanditse okay. Tukimara gukora kuri wowe urabona ko kuri founding tuze tugeraho amadolari 5 n'ibice 8, hano uri kuyibona. Rero ukimara kubikora nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse add found, hano uri kuhabona uzakoraho. Mwibutsa kugira ngo ukore amafaranga kuri Binance ugomba kuba uyafite hano kuri founding. Nizere ko icyo kintu wacyumvise neza. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse add found, hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse peer to peer trading, hano uri kuhabona uzakora, hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzateza gake bibanze birodinga, bikimara kurodinga uzahita ujya kuri table imeze nguko. Ukimara kugera kuri table imeze nguko, hano uri kuhabona buy, hano uri kuhabona hano kuhabona na sell. Rero ugiye gukora amafaranga kuri MTN Mobile Money yashyira kuri Binance, uhita ugumisha hano kuri buy. Ariko ugiye gukora amafaranga kuri Binance yashyira kuri MTN Mobile Money, uhita ushyira hano kuri sell. Ubwo twebwe nyine tugiye kuyakora kuri Binance tuyashyira kuri MTN Mobile Money, tuzahita dushyira hano kuri sell, hano uri kuyibona. Ukimara gukora kuri kano kantu ka sell, ikintu ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugurisha amadolari kuri Binance, nta kintu ugomba kwitaho, ugomba kwita hano hejuru shidu fresh, hano hejuru ukoraho nguko. Hano nyine usacingamo igihugu bitewe n'igihugu uherereyemo. Niba ushaka kuyakira kuri uri mu Burundi, niba ushaka kuyakira uri muri Kongo, niba ushaka kuyakira uri muri Kenya, nyine hano usacingamo igihugu cyawe nyine bitewe n'ahantu uherereye. Twebwe ko turi mu Rwanda, ubundi tuzashakisha u Rwanda. Ariko reka two gushakisha u Rwanda, ahubwo tubikuremo nguko kuko urabona u Rwanda rwacu rurimo nguko, uzareba ko bimeze nguko. Ukibona kubona bimeze nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ubona abacuruzi benshi bagiye batandukanye nguko uri kubona uyu wa mbere arimo aragura idolari rimwe ku 1746 n'ibice 64 nguko uri kuyibona. Urabona uyu wa kabiri ari kugurisha idolari rimwe 1465 n'ibice 05. Urabona nyine abacuruzi nyine bagenda bashyiraho amadolari menshi agiye atandukanye. Mu gihe ugiye kugurisha amadolari yawe kuri Binance, rero hari ikintu ugomba kwita kuri limiti, amafaranga ufiteho cyangwa amafaranga umucuruzi agiye guhera hagura n'amafaranga ari buze kugarukiraho. Kuko nk'urugero gushobora gusaba umucuruzi afite amadolari yenda 50, ariko ushaka yenda kugurisha amadolari 100, ugasanga uwo mucuruzi nakuguriye amadolari wari ufite, ugasanga nyine urahombye kandi mu by'ukuri. Rero ugomba kwita kuri limit, ukagomba no kwita ku mafaranga afite kuri akawuti. Rero nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu Emi uri kumubona, uyu nguyu uri kumubona, urabona ari kugura idolari rimwe ku 1468 n'ibice 40, ariko urabona limiti amafaranga aheraho ni 10,000 kugeza ku 144 n'amafaranga 278. Ubwo arahera ku 10,000 kugeza ku 140 niyo mafaranga ari buhereho agura. Ugufite amafaranga aruta ayafite ubwo nago wagurira uyu muntu, ariko ugufite amafaranga ari munsi y'10,000 nanone uyu muntu nago yakugura. Nicyo kintu ugomba kwitaho mu gihe ugiye kugurisha amafaranga kuri MTN Mobile Money. Yenda nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu munsi, uyu nguyu uri kumubona, uyu nguyu ushyizeho du fresh, urabona limiti yari guhera ku 5,000 akageza ku 37,000 n'amafaranga arengaho. Bivuze ngo aragurira umuntu uri guhera ku 5,000 kugeza ku 37,000 n'amafaranga arenga. Uburengaho cyane ntabwo umuntu yamugura. Icyo kintu uzakitaho mu gihe ugiye kugurisha amadolari kuri Binance. Iki nicyo kintu cy'ingenzi ukwiye kujya witaho, ukareba limiti y'amake yari guheraho, ukareba nayo atarenzaho mu gihe ari kugura. Nicyo kintu ugomba kwita. Twebwe rero kuko dushaka kugurisha amafaranga make cyane no kugira mbere ku buryo bikorwaho, reka ngurire uyu nguyu uri kubona arimo aragura idolari rimwe ku 1468 n'ibice 36. Urabona ari guhera limiti ni 2,000 kugeza ku 36,000 n'amafaranga 960. Turi kubona amafaranga ari guheraho. Twebwe rero tugiye kugurira uyu nguyu kuko tugiye kugurisha amafaranga make cyane, tugiye kugurisha make cyane kugira mbere ku buryo bikorwamo, kuko nta kintu ngiye kuyakoresha. Rero yabonye umucuruzi ukabanza ukareba limiti ari guheraho, ukareba amafaranga ari kugarukiraho ari buze gutanga, ukabona birahura neza. Ikindi kintu wita hano hirya, hano shizu du fresh, hano uri kuhabona, urabona amafaranga aroheza kuri MTN Mobile Money no kuri Momo. Ariko hano hari abacuruzi benshi babagiye batandukanye, ugasanga akoresha ibintu bigiye bitandukanye. Nk'urugero dufatire kuri uyu nguyu ushyizeho du fresh, uyu nguyu uri kubona, urabona arakoresha back transfer, urabona arakoresha MTN Mobile Money, urabona arakoresha Momo, urabona arakoresha na Equity. Ubwo ushaka kuyakira kuri Equity Bank
uyu muntu wamugurishaho amadolari yawe hanyuma akahita yohereza kuri Equity Bank yawe cyangwa kuri bank transfer nyine bitewe n'icyo uhitamo. Ariko twebwe tugiye gukoresha MTN Mobile Money kuko ari byo byoroshye cyane, kuko tutagiye gukoresha Equity, tugiye gukoresha wa muntu n'ubundi twari ufite ibihumbi 2. Ikindi kintu ugomba kwita ko ari online, dore nguyu hano hejuru kano kantu k'ubururu yo kariho abari online, abari kuri Binance abari kuyikoresha ku kanya. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukoraho nguko yenda reka tuite dukoraho, uzahita ukora no handitse sell. Ubwo tugiye kugurisha amadolari yacu, tuzahita dukora no handitse sell. Urabona arishyura kuri Momo no kuri MTN Mobile Money, tuzahita dukora no handitse sell. Ukimara gukora kuri sell bizarodinga gakeya, bizateza gakeya bibanze birodinge. Bikimara kurodinga uzahita ugera kuri table imeze kunguko. Ukimara kugera kuri table imeze kuko nta kintu uzahita ukora hano, uzahita ushyiramo amafaranga ushaka kugurisha, amadolari ushaka kugurisha. Nk'urugero hano ushobora kuvuga ati mu manyarwanda ndashaka kwakira 5,000 cyangwa yenda ndashaka kugurisha amadolari 5 bitewe n'icyo uhitamo. Ariko twebwe ubwo dushaka amanyarwanda 5,000, yenda nk'urugero reka twandikemo hano amanyarwanda 5,000 nk'uku nguko. Uri kubona 5,000 bihwanye na USDT 3.47. Uri kubibona hano munsi nyine bahita babikwereka USDT 3.27 hano uri kubibona. Rero maze gushyira amafaranga nk'uko ushaka kwakira kuri MTN Mobile Money yawe, ukabona ari munsi ya USDT y'amafaranga ufite kuri Binance, nta kindi uhita ukora kuri ino jambo ry'umutuku ringiri ishyizeho udufresh hano handitse please order, hano uri kuhabona ukoraho. Ariko mbere kugira ngo ukoreho hano hantu ushobora kugira ikibazo ukavuga ati se ko nashyizemo nimero biragenda gute? Rero kugira ngo ushyiremo nimero nta kintu uhita ukora, hano hantu ushyizeho udufresh hano uri kuhabona, hano hantu ndakeka uri kuhabona, hano hantu wowe ushobora gusasanga atarimo nimero ya telefone yawe. Ariko twebwe uko twari twarayisetinzemo uzahita ukora nguku. Ukimara gukora nguku twebwe urabona twashyizemo nimero nyinshi zigiye zitandukanye. Urabona harimo nimero yacu iyi ngiyi ibanza, urabona harimo iyi ngiyi. Rero wowe ushaka gushyiraho nimero yawe nta kintu uhita ukora no handitse add Mobile Money, hano uri kuhabona ukoraho nguku cyangwa add Momo, hano ukoraho nguku warangiza ukahita ushyiramo nimero ya telefone yawe. Mwibutsa ko hano nimero ya telefone ushyiramo nimero ya telefone ibaruye ku bintu wakoresheje kuri Binance. Niba kuri Binance warakoresheje indangamuntu iriho yenda Hakizimana Emmanuel, ubwo niyo nimero yabibaruye kuri Hakizimana Emmanuel nk'uko uri kubibona hano hejuru. Binance yanjye urabona yishyizeho amazina, nayifunguriyeho amazina yanjye, urabona yisezaho. Ubwo bivuze ngo nimero ugiye kubikurizaho ni nimero wakoresheje ufungura Binance. Niba warakoresheje Hagenimana, ubwo nyine ni Hagenimana uzakoresha kuri MTN Mobile Money cyangwa Airtel Money bitewe n'ahantu ugiye kwakira amafaranga yawe kuri Binance. Ndakeka kino kintu muri kucyumva neza. Hano rero uzashyiramo nimero ya telefone yawe, ukimara kuyishyiramo urabona ko amazina bari hano hejuru, uhita ukora no handitse confirm uri kubibona. Ariko twebwe kuko nimero twazishyizeho tugiye gukora back dusubira inyuma. Tukimara gusubira inyuma twebwe tugiye guhitamo iyi nimero ya kabiri ngiyi kuko niyo dufite kano kanya. Iyi yambe ntago kiri ku murongo, kano kanya tuzashyiraho iyi ngiyi yambe ntago kiba ku murongo. Tuzahita dukoraho nguku ukimara gukora nguku izahita zahanga uri kubibona. Ikimara kuzahanga nta kintu uzahita ukora no handitse please order, hano uri kuhabona. Twebwe tugiye kwakira 5,000 kuri MTN Mobile Money yacu, barahita badutwara amadolari 3.47. Uzahita ukora ngashyize dufresh uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gake, bikimara kurodinga gake uzahita ugera kuri table imeze kunguko. Ukimara kugera kuri table imeze kunguko nta kintu uzahita ukora wowe, uzahita utegereza gake wihanganye, noneho wamura abanza kwishyure kuri MTN Mobile Money yawe. Ubwo icyo usabwa rero wowe no gutegeza gakeya, nta kindi kintu wemereye gukora mu gihe umuntu atarakwishyura kuri MTN Mobile Money yawe. Twebwe turategeze ko umuntu atwishyura kuri MTN Mobile Money yacu mubyirebera. Nkuko mwabibonye mbere nabanje kubereka amafaranga narifite kuri MTN Mobile Money yanjye, agiye koherezaho 5,000, namara kubyoherezaho ndahita mbereka n'amafaranga arayitangiraho kano kanya mite mbibereka kuri telefone yanjye. Mubyirebera murabona ko ari ibintu byoroshye cyane, kandi murahita mubona ko amafaranga narifite kuri Binance yahise agenda nyine. Ndabona nagurishije amadolari yanjye nakiriye kuri MTN Mobile Money. Ubwo washyizeho bank n'ubundi ahita yohereza kuri bank ukoresha, ukahita umuha amadolari ufite kuri Binance nyine nawe akababaye. Nta kintu najya utera rwose, bigusabye ni ibintu biba byoroshye cyane. Rero wategeza gake wihanganye, wategeza gake akabanza akakwishyura. Urabona baratwishyura amafaranga 5,000. Urabona idolari rimwe turigurishije amafaranga 1,468 n'ibice 36. Urabona baratwara USDT 3.47. uri kubibona hano, uri kubibona none hano kuri chat. Hano hantu uri kuhabona hano hejuru ushizeho dufresh, hano hantu urabona hariho chat ebyiri nk'uko uri kubibona nk'uko. Urabona yo dukozeho nk'uko. Urabona hari chat aba yarasetinze, murabona nk'ubutumwa yagiye asetingamo. Rero hano ushobora kuba wamwandikira mu gihe atinze kukohereza amafaranga, ariko twebwe tubikoze muri kano kanya ntago yatinda kuyatwohereza. Reka twebwe tube twihanganye. Urabona nk'uko reka dukore back gakeya dusubira inyuma. Tukimara gusubira inyuma tuzategeza gakeya twihanganye nk'uko. Tukimara gutegeza gakeya twihanganye nk'uko urabona ko tubwiye ko amafaranga amaze kuyohereza kuri MTN Mobile Money yacu. Reka ndebe kuri MTN Mobile Money yanjye ko amafaranga yagezeho kugira ngo nanjye mite nkora ibice bisukurikiyeho. Rero nk'uko uri kubibona kuri MTN Mobile Money yanjye urabona amafaranga nimaze kugurisha, urabona ko ngezeho kano kanya. Urabona rwose nibwo akingeraho, rero nta kintu uhita ukora,
Mwibutsa ko nta kindi kintu ukora uwo muntu ataraguha amafaranga yawe kuri MTN Mobile Money yawe. Rero nta kintu uhita ukora no handitse payment receive, hano uri kuhabona ukoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora nk'uku nguku birarodinga gake, bikimara kurodinga gake nta kintu uhita ukora ngaho shyize fresh, hano uri kuhabona. Ahangaha uri kuhabona ukoraho nk'uku. Ukimara gukora ahangaha nta kintu uhita ukora no handitse confirm, hano uri kuhabona. Ukimara gukora kuri confirm urategereza gake yawe wihanganye, biba ari ibintu byoroshye cyane. Ukimara gutegereza bahita bohereza code kuri email cyangwa nimero ya telefone wakoresheje bitewe n'ikintu wakoresheje ufungura Binance yawe, bitewe n'umutekano nyine washyize kuri Binance yawe. Ariko twebwe twashyizeho Google Authenticator, bahise bohereza code, tugiye kuyireba tuyizene tuyishiremo hano nk'uku nguku. Tuzava kuri Binance gake tuze dufungura Google Authenticator yacu, dore ngiyi tuzayifungura nk'uku nguku. Tukimara kuyifungura nk'uku nguku tuzahita dukopia, dore naka ngaka kambere tuzagakopia nk'uku nguku, tuza dukora hano handitse paste, kahita kajyamo nk'uku nguku. Kakimara kujyamo nk'uku nguku bizarodinga gakeya, bikimara kurodinga gakeya urabona ko amafaranga yacu twakiriye kuri MTN Mobile Money yacu. Urabona ko ageze kuri Mobile Money yacu avuye kuri Binance. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Muri urugero reka dukore back gakeya dusubira inyuma, twongere dukore back dusubira inyuma, twongere dukore back dusubira inyuma. Noneho tuza hano kuri overview, hano uri kubibona, dukora refresh nk'uku nguku. Urabona ko dusigaranyeho 17 kuko twakuye 3.40 ingahe ndakeka. Urabona ko yasegera kuri MTN Mobile Money yacu. Rero urabona ko ari ibintu byoroshye cyane gukura amafaranga kuri Binance kuyageza kuri MTN Mobile Money. Ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ni nko kunywa amazi, ubikora wibereye mu nzira cyangwa ukabikora uteze imodoka ikajya kukugeza aho ugeze, amafaranga yakugezeho kuri telefone yawe ukahita wishyura. Ari ibintu byoroshye cyane. Rero ni uburyo ushobora gukoresha ukura amafaranga kuri Binance uyakira kuri MTN Mobile Money cyangwa bank ukoresha, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Rero niba ukeneye kumenya uburyo wafata amafaranga ufite kuri MTN Mobile Money ukayashyira kuri Binance, bisigaho muri comment nzahita nkwereka video nkwereka uburyo bikorwa, uburyo ushobora gukora amafaranga kuri MTN Mobile Money ukahita uyashyira kuri Binance, kuko nabyo ni ibintu byoroshye cyane kandi nko kunywa amazi. Sawa rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira iyi ngiyi, zasubiza ikibazo zabambajije munsi muri comment. Ciao Imana barinde.